Haleluya, haleluya. Je mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, aho muhereye ku migabane itandukanye y'isi, mbifurije amahoro y'Imana. Gihe turi kumwe, amazina ni Ingabire Jeanne d'Arc. Nejejwe n'Imana umutima wanjye kongera kubana namwe. Ijambo ry'Uwiteka yashize ku mutima wanjye, nifuje yuko dusangira. Ni ijambo rivuga ngo ubuntu Ntibuduhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ubuntu bw'Imana twagiriwe ntabwo buduhesha gukora icyaha habe na gato, ahubwo ubuntu bw'Imana twagiriwe buduhesha guhora dutunze imitima itunganye, kuko twari abo gupfa, ariko Kristo atugira imbabazi, araza mu isi aturokora urupfu rw'iteka. Kandi Yesu azanywa no kudukiza icyaha cya Adamu, kugira ngo tutarimbuka ahubwo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Imana itugire neza. Ubuntu rero bw'Imana ntabwo buduha uburenganzira bwo gukora ibyaha, ahubwo buduhesha gutunga imitima imenetse cyangwa se umutima uboneye. Mbere ya byose katwubaha Imana, dusenge tuyibwirize ibane natwe. Uwiteka Mana yanjye, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga, Mana ishobora byose, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Uyu munsi mwiza umbaye njye na bene data, kugira ngo twumve icyo uvugana natwe unyuze mu ijambo ryawe. Ndakwinginze imitima yacu idatunganye n'intekerezo zacu zidatunganye, ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, twejesha amaraso ya Yesu Kristo, turakira kandi turera de. Reka ijambo ryawe ridukize, kandi reka ijambo ryawe ritweze, kandi reka ijambo ryawe ritubohore, kugira ngo tube ibiremwa byiza wowe wishimira. Ndakwinginze ngo uzubane natwe, umwuka wera asabane natwe, aze asobanura ijambo ryawe, kuko njye ndivuze ku bwanjye ntacyo ryakora, nta nubwo nanjye ubwanjye ryangiza, ariko kuko umwuka ari kumwe natwe, ijambo ryawe rirakora iby'ubutwari kandi akora ibikomeye. Bana natwe niko dusenga twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, dusanga mu Baroma ibice 5:21. Kadusoma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riragira riti: kugira ngo nguko ibyaha byimitswe n'urupfu, abe ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka, uduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo niba icyaha cyimitswe n'urupfu, aba ari nako ubuntu bwimikwa no gukiranuka. Ubwo buntu bwimikwe no gukiranuka, kuko uko gukiranuka kuduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Kandi ubwo buntu buduhesha kuba mu buzima bw'umudendezo, mu buryo bwo kudakora icyaha, cyangwa se tukaviva ubuzima utakora icyaha. Yego dushobora gucumura, ariko ndabo twakora icyaha. Yesu yazanywe no kugukiza iteka, kandi yazanywe n'igicumuro cya Adamu. Ntabwo ari icyaha, ndagira ngo utandukanye igicumuro n'icyaha cyangwa se no gukiranirwa. Icyaha ni ikintu umuntu ajya gukora yagiteguye neza. Igicumuro ni ikintu ugwamo utacyiteze. Yesu yazanywe n'igicumuro cya Adamu. None gukiranirwa n'utwa twinyongobeza bugingo. Mu yindi sanse twebwe nk'abana b'abantu tuvuga ko ari utwa duto kubesha, ariko iyo bigeze imbere y'Imana byose birangana. Icyaha, igicumuro, gukiranirwa imbere y'Imana byose birangana, kuko iyo ufite gukiranirwa ujya muri gihenomu, niyo wakoze icyaha ujya muri gihenomu. Kenza ukihanye, kenza ibicumuro byawe bitwikiriwe mu isezerano rya kera, n'ugutwikirwa. Twebwe n'ukwihana, Imana ikagira ute ikatubabarira, itubone muri ya maraso ya Kristo. Rero mu Kristo uvuga ngo nakijijwe kubw'ubuntu, Yesu yambabariye kera, n'ibyaha wakoze n'ibyo uzakora Yesu arakubabariye. Oya, yego umutwe w'iki gitabo wavuze ngo Yesu yaturokoye iteka, yazanywe n'igicumuro cya Adamu. Nk'ubwo kuturokora iteka n'ubuntu twagiriwe, kandi ubwo buntu ntabwo buduhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwadukuyeho imigozi.
byavuye se kuki? Byavuye gushaka kw'Imana yonyine. Niko umurinzi w'105 yaririmbye. Ubuntu bw'Imana ndagira ngo ubwumve mu mvugo, atari ukuvuga ngo ni ubusa, atari kurana urugero wenda wagiye ku isoko baguhaye umufuka w'ibirayi ku buntu. Oya, baguhaye umufuka w'ibirayi ku busa, nda kiguzi watanze. Twebwe ubuntu twagiriwe, Imana yatanze ikiguzi. Ikiguzi ni Kristo. Yesu yaje kutugura twebwe babi, twebwe banyabyaha, yaje kutugura, aritanga, atanga ubugingo bwe. Rero kuba uri umukristo wagiriwe ubuntu, ariko ubwo buntu bufite ikiguzi cy'ubuzima bwa Kristo. Kuba yarabambwe ku musaraba, ndago yabambwe ku musaraba ku busa, yabambwe ku musaraba kubw'ubuntu atugiriye, yabambwe ku musaraba kubw'imbabazi atugiriye, yabambwe ku musaraba kubw'urukundo adukunda, ndago yabambwe ku musaraba ku busa. Harige twumva ubuntu tubukurure. Mbese ubuntu mu yindi sanse ni imbabazi twagiriwe. Yesu yapfuye kubw'ubuntu adufitiye. Yesu yapfuye kubw'imbabazi atugirira. Mvuga ndi twere kumenyera imbabazi z'Imana, twere kumenyera ubuntu bw'Imana, ngo ku musaraba Yesu yaranesheje, yarangije byose. Oya, niyo mpamvu umutwe w'amagambo navuze ndi ubuntu ntabwo buduhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha. ariko muri iki gihe turimo hari igihe wumva abakristo ku bw'indegenge z'umubiri bava ngo Imana yaduhaye Yesu, Kristo yaratubabariye, Kristo yaraducunguye, Kristo yarishe ku musaraba, ibyaha byose yarishuye, bigatuma asayisha, bigatuma yijandika mu byaha, mu busambanyi, mu businzi, mu burozi n'izindi ngeso mbi, kuko yumva yuko yababariwe, kava ngo yagiriwe ubuntu. Ariko ndagira ngo wibutse wowe mwene data, nanjye nibutsa, ubuntu twagiriwe ntabwo buduhesha kwijandika mu byaha, nta nubwo buduha uburenganzira bwo gutukana cyangwa se bwo gukora ingeso mbi. Ahubwo buno buntu twagiriwe ni ukugira ngo Jeanne d'Arc atunge umutima uboneye, kugira ngo ubwo Kristo aziyerekana azambonere kure, azambone ndamugayo, ndamuhanyari, nzamusangane naye nda kintu kigira usute kindeze, kandi sinzagira ubwoba cyangwa se mbinde umushitsi kugaruka k'umunsi mukuru kwa Yesu. Ubuntu twagiriwe ni ikiguzi ku Mana. Imana yaratuguze, turabagurano. Rero kuko turabagurano, ndago turabacu ngo twigenge, dukora ibyo dushaka, tuvuga uko dushaka, twambara uko dushaka. Usange umuntu w'umukristo wapfubye, si n'umupagani si n'umukristo, muri we yimitsemo urwango, cyangwa kibwira yuko yageze ku musaraba, ariko mu by'ukuri nta nubwo aragera w'inyabihanga, ntabwo aragera ku musaraba igorogota ngo kamere ihambwe, ibyaha bimurimo bipfe, azuke afite undi mutima mushya, ubundi buzima bushya. Ubuntu twagiriwe buduhesha gutunga imitima imenetse, ubuntu twagiriwe buduhesha gura twambaye umwambaro wo kwera no gukiranuka, ngo kugira ngo tube tugize ute twimitse bwa buntu. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kugira ngo nguko ibyaha byimitswe n'urupfu, abe ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho ku bw'umwami wacu Yesu Kristo. Rero reka twimike buno buntu mu gutunga imitima iboneye, mu gutunga imitima imenetse, mu kanwa kacu havamo amagambo yubahisha izina ry'Uwiteka. Twere gutukisha izina ry'Uwiteka mu byo tuvuga, mu byo tureba, mu byo dukora, mu byo tugenderamo. Twirinde inzira z'abakobanyi, kuko nitwicara mu nzira z'abakobanyi tuzaba turi kwimika icyaha, tuzaba turi kwimika urupfu.
kuko ukora ibyaha aba ari mu buzima bwo gupfa, aba ari mu buzima bw'urupfu. Ariko uwirinda umwambaro wo kuwanduza warahiriwe, kuko bwa buntu twagiriwe arimo kubwimikisha gukiranuka, mu gutunga umutima umenetse, mu kwambara umwambaro wera. Imana itugire neza. Ubwo buntu rero ntabwo bugajuka, kandi ubwo buntu nibwo buzayobora umuntu wese wifuza gukiranuka. Azabuyoboka, nk'uko kubuyoboka azagira umutima umenetse. Ariko kuyoboka icyaha arimo kuyoboka urupfu, arimo kwishora mu nzira y'urupfu, mu nzira ijya Gehinomu. Mu nzandiko za Pawulo yigeze kuba yandika aravuga ngo ndi umwana nibwiraga ng'iby'umwana. Akiri umwana yibwiraga ng'umwana, agakora ng'iby'abana, akavuga ng'umwana, akajya ng'umwana. Arangije avuga ngo ariko ubu aho mariye gukura, haleluya, imitekerereze yarahindutse. Ubu atekereza kigabo, atekereza ng'umuntu mukuru. Mu yindi mvugo, akiri umunyabyaha yakoraga ibyaha, akibwira ngo akora neza, ariko nyamara akora nabi. Ubwoko bw'Imana akabutoteza, akaburenganya. Ariko amaze kugirirwa ubuntu, haleluya, bwa buntu bumugezeho, wa mucyo wa Kristo umuviriye, arahumuka, amenya yuko yari ari mu buzima bukora icyaha, kandi gukora icyo cyaha ngo byimikwa n'urupfu, akica abana b'Imana, bamwe akabarenganya. Ariko aho amariye gukura, Imana ishimye, asigaye akora ibyo gukiranuka. Bwa buntu yagiriwe na Kristo ubwo yajyaga i Damasiko nanone kurenganya ubwoko bw'Imana, ngo Kristo ngo aramwiyereka, amwiyereka mu buryo bw'umucyo mwinshi udasanzwe, bigera naho amaso ya Pawulo agira ahuma. Ijwi rizira mw'uwo mucyo ribwira Sawuli ati Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Nawe aravuga ngo karame mwami, ngo ninde ndenganya? Yesu agira aramwibwira. Niho yahise agirirwa bwa buntu bumugezeho, abwimikisha gukiranuka. Yumva yuko ubuntu yagiriwe yabumenyesha na babandi bari kure, na babandi bakiri mu mwijima. Niyo mpamvu n'inzandiko nyinshi ziwe zikunze kuvuga ngo ubuntu, kandi akavuga no mu ndamutse we ngo ubuntu buturuka ku mwami wacu Yesu Kristo, haleluya. Bwa buntu yagiriwe abwimikisha ubuzima bwo gukiranuka. Mwene data, ndakwifuriza kwa mu buzima bwo gukiranuka, kuko Yesu yakugiriye ubuntu. Kristo yakugiriye imbabazi nyinshi utarabaho, kugeza naho ubereyeho, za mbabazi ziwe ziracyariho. Niyo mpamvu nakubwira ndi nanjye niyibutsa, tube mu buzima bwejejwe, mu buzima bwo gukora ibyiza tudacogora, tuve mu nzira y'umwijima, tuve mu nzira y'ibyaha, tuve mu nzira y'abakobanyi, twicare mu iteraniro ry'abera, tuve mu nzira z'abanyabyaha, mu byicaro by'abapagani, mu ndeko z'abanyamagambo, twicare mu iteraniro ry'abera. Imana itugire neza. Ubwo buntu rero ntabwo buduhesha gukora icyaha, ahubwo ubu buntu buduhesha gukiranuka. Imbabazi wagiriye were kuvuga ngo reka tubufate busage. Na Pawulo niko yavuze. None niba waragiriye ubuntu kirinjiji, niba naragiriye ubuntu ngirinjiji, ni ukuvuga ngo niba twaragiriwe ubuntu tukiri abanyabyaha, aho tumariye kumenya izina rya Kristo, dukomeze tube abanyabyaha cyangwa se dukomeze tubinjiji? Pawulo yaravuze ati ngo ya ndibikabe. Pawulo yaravuze ngo ndibikabe, kugira ngo twere gufata ubwo buntu bw'Imana ngo busage. Ntabwo ubuntu bw'Imana ngo niko ari bwishi, ngo ntabwo bwasagutse bubure icyo bukora. Oya, ubuntu bw'Imana ni bwishi, ni bwishi cyane. Ariko Imana irashaka yuko ubwo buntu twagiriwe tububyaza umusaruro kugira umutima uboneye.
twere gukora ibyaha ngo twagire ubuntu, twere gukora ibyaha ngo Kristo yaradupfiriye ku musaraba ngo byose byararangiye, ngo ku musaraba ngo byararangiye. Yego byararangiye, tukiri abanyabyaha, tukiri injiji, nguko Pawulo indumwa ya Kristo yabivuze. Ariko aho tumenyeye Kristo, tube mu buzima bwejejwe, tube mu buzima buhesha Imana icyubahiro. Ibyo mvuga byubahisha izina ry'Uwiteka, ibyo nambara byubahisha izina ry'Uwiteka. Nere gutukisha Imana mu mivugire yanjye, cyangwa se mu byo ndeba, cyangwa se mu byiyumviro byanjye, ibyo ndekereza, cyangwa mu myambarire yanjye. Ahubwo bwa buntu nagiriwe reka mbwimikishe gutunga umutima uboneye mu bantu, imbe umuntu mwiza, aho abantu batarindi handi njyenyine kuri fone yanjye ngomeze ngiranukira Imana, hahandi ndi mu rugo imbere ya mama na papa, mu bavandimwe banjye ngomeze ngirute ngiranukira Imana, aho ndi hose ku rusengero, ku kazi ngiranukira Imana. Imana yacu itugire neza, tukirinjije, tukiri abanyabyaha, twagiriye ubuntu. Ariko aho tumaze kumenya Kristo, dukomeze ubwo buntu kandi tubwimikishe gukiranuka. Imana itugirire neza. Pawulo akiri umunyabyaha yatotezaga ubwoko bw'Imana. Abantu bishe Sitefano yarabahagarariye. Sitefano nawe yuzura urukundo, yuzura ubuntu bw'Imana, aravuga ngo Mana bababarire kuko batazi icyo bakora. Kuvuga ngo Imana bababarire kuko batazi icyo bakora, nuko yari amaze guhishurirwa bwa buntu bw'Imana nawe bwamugezeho. Haleluya. Ubwo buntu bw'Imana ndabwo we yavuze ati Mana bice giruku, oya, ahubwo bwa buntu bw'Imana nawe yabwimikishije gukiranuka, abasabira imbabazi. Haleluya. Abasabira imbabazi. Ubwo bundi Imana yamugiriye bwahise bugira ute bwimikishwa nuko Sitefano avuze ati Uwiteka bababariye kuko ndabwo bazi icyo barimo gukora. Kuko we yahise agirirwa iyindi hishurirwa rikomeye, ngo arararama areba hejuru, ngabona ngijuru risa ngiritobotse cyangwa se rifunguye, ngabamarayika bazamuka urwego, abona ubwiza bw'Imana, abona ubwiza bw'Imana. Niho yavuze ati yaba mwagirirwaga ubuntu mukamenya ibyo ndi kureba, mukabona ibyo ndi kureba, ntabwo mwari mukwiriye kunyica. Mumeze nk'abantu bahise bagize ute banyinjiza mu marembo y'Imana. Haleluya. Mumeze nk'abantu bameze nk'abandegeye imodoka cyangwa se indege isingeza mu ijuru ry'Imana. Ubu imibabaro y'isi ndayisezereye, ubu agahinda k'isi ndagasezereye, gutotezwa namwe ndabasezereye. Ariko nubwo mbasezereye, nubwo nsezeye ku mibabaro y'isi, nubwo nsezeye ku bigeragezo by'isi, Uwiteka abababarira. Sitefano ubuntu bw'Imana yabwimikishije imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana yabwimikishije gukiranuka. Abamurenganyaga, abamutotezaga, abari bari kumwicisha amabuye, ntabwo yabasabiye ibibi biva ku mwanzi, ahubwo yabasabiye ibyiza bituruka ku Mana Data, ise w'Umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ati Uwiteka aba bantu bababarire kuko ndabwo bazi icyo bakora, kuko iyo baga bakimenye ndabwo bangiriye gutya. Iyo bamenya yuko ngiye mu ijuru, iyo bamenya ko ngiye kuruhukira muri paradizo, ndabwo banyicishije amabuye. Ariko Uwiteka ndabasabiye bwa buntu wangiriye, ukangiza ngewe Sitefano, ukanyemerera ukamba umwuka wawe wera, ubuntu bwawe nanjye bungeraho. Kubw'ibyo nanjye nimikishije ubuntu bwawe, sabira ubwoko bwawe ubabarire, ubagirire neza. Icyamba ubuntu bwangezeho nabo bakabubona bukabasohoreraho. Imana yacu nishimwe. Aha niho nakubaza nanjye mbaza umutima wanjye,
niki twimikisha ubuntu bw'Imana? Ese twimikisha ubuntu bw'Imana mu gutanga imbabazi abaduhemukiye, abatwiciye, abatugiriye nabi, abaturoze, abatwanze? Nibwo twimikisha ubwo buntu? Abatwanze tukababarira, abaduhohoteye tukababarira, abatwise amazina niki tukabagirira izo mbabazi? Kuko hano Sitefano yimikisha ubuntu bw'Imana mu gutanga imbabazi. Hari abimikisha ubuntu bw'Imana mu kugira urukundo, ugakunda wa wundi wakugiriye nabi, ugakunda wa wundi udakunditse, kuko natwe ntabwo twari dukunditse, ariko imbano y'Imana, haleluya, ubuntu bw'Imana, urukundo rw'Imana, tuba abo gukundwa. Imana iradukunda. Nababwiye ngo turabagurano. Ubuntu twagiriwe twere kubufata ngo busage, tubufata ati turamenyereye. Imana yacu ni Imana y'urukundo, itinda kurakara. Imana yacu ntabwo yihutiraho. Ibyo byose mvuze nibyo, ariko nidufata ubuntu bw'Imana tuzabona ibihano. Ni kwa kuni umuntu akora ikibazo kari kibi, ingaruka zabyo ziraza, zirituruna, zikongera zikagira ufite zikaza. Hari gutabona ingaruka z'icyaha uyu munsi cyangwa se ejo, ariko bitinde bitebuke ingaruka z'icyaha tugwana nazo. Imana ishobora kukubabarira, ariko ingaruka z'icyaha irakure kugahangana nazo. Imana ikugire neza. Twimikisha ubuntu bw'Imana gukiranuka. Ese gira umutima w'imbabazi, umutima w'urukundo, umutima w'ubuntu n'ibindi bisa bityo. Ingeso nziza ndateka tuzacigwaho, ariko ingeso mbi tuzacigwaho iteka. Umwami atugirire neza. Abasabira abanzi babo ni bangahe? Ababivuga ni bake. Uwasabira umwanzi w'imbabazi ntabwo ari benshi, ni bake. Mu bagabura abanzi babo ni bake. Ariko Imana idufashe, ubuntu twagiriwe bwere kuduhesha gukora ibyaha ngana, atabwere gutuma mvuga amagambo apfuye kandi ndi umukristo naragira ubuntu nuzura umwuka wera. Ibyo byere gutuma nsubira inyuma. Mwene data, ndakwinginga kandi nanjye nkubwira umutima wanjye, reka twongere dutere indambwe tujya imbere. Twere gutera indambwe dusubira inyuma. Tera indambwe wisubira inyuma. Turi mu rugendo, turimo kugwana, turasana n'imyuka mibi, turasana n'ibyaha, turasana n'umwanzi Satani. Abantu barakizwa nabi, bakarokoka nabi, bagahura na babari Yesu, ndi bahure na Yesu, bakavuga ngo bahuye na Yesu kandi bahuye na babari Yesu, cyangwa se na ba Yusutu bahuye nabo, ariko ntabwo bahuye na Kristo, umwana w'intama w'Imana, ngabakiza ubugome, abakiza amatiku, abakiza amagambo. Rero abantu bahuye na babari Yesu baravuga ngo Yesu yaradupfiriye, ngo kandi yatupfira ibyaha byose iteka ryose, ngo ntabwo tugipfa, ngo ubwo atagipfa natwe ntabwo tugipfa kuko yaradupfiriye. Bagakomeza bakagira ute, bagakora ibyaha. Yesu yaradupfira ibyaha byose byo twakoze tukiri injiji, ariko aho tumaze kumurikirwa n'umuco w'Imana, tukava mu mwijima, umucyo wa Kristo tumurikiye, ibyo biduhesha kwimikisha bwa buntu bw'Imana no gukiranuka, no kwera imbuto nziza, no kuvuga neza, no kubana n'abantu bose amahoro, tugasabana n'abazungu n'abirabura, amoko tukayikuramo, ingengabitekerezo tukikuramo, kwambara nabi dutukisha izina ry'Uwiteka, ibyo tukabivamo. Haleluya. Ngo niba icyaha cyarimikishijwe n'urupfu, ubugingo bwimikwe no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Ubugingo tuzabuhabwa kuko twahawe ubuntu, twakijijwe ku buntu, kandi mwuko gukizwa kugira ngo ako gakiza tukarinde, tuzakarindisha gukiranuka, dukora ibyiza tudacogora, tugenda nguko Imana ishaka.
wowe uvuga ngo warababariwe, ngo Yesu yarangije byose ku musaraba, mukomeze musine, mukomeze muvuge nabi, mukomeze mwangane, icyo gihe byabaye kuko wari uri mu mwijima. Pawulo yavuze ngo ngewe ndinjije ngiri mu mwijima, nagendaga mu mwijima nkavuga abanyamwijima, ariko aho Kristo amaze kumurikira ngo meze mbinjije. Oya, Yesu yigeze kubwira Petero ngo mbese namwe ndi murakajijuka. Iryo jambo naryo tuzarisangira ubwo yaravuze ngo igihumanya umuntu ndabwo ari kijya ku munwa, ahubwo ngo ni ikiva mu kanwa. Ikiva ku minwa nicyo kiduhumanya, ibitubamo nibyo biduhumanya. Imana izamfashe iryo jambo turisangire. Ibizaguhumanya mwene data ntabwo ari biriya biryo ujya ngo niko utakarabye, ntabwo ari biriya biryo wariye ngo niko wariye ku nzu y'umurozi nibyo bizaguhumanya. Ibizaguhumanya bikakwica, bikakujyana mu rubanza, ni ya magambo, ni ya matiku, ni za nzangano, ni ya mashari, ni rwa rukundo ruke, ni kutababarira. Ndubabarira abantu. Wari uzi ko iyo ubabariye nawe uba urimo kwigira neza, amahoro y'Imana agatembera muri wowe. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo niba icyaha cyarimikishijwe n'urupfu n'ubuntu bw'Imana, reka tubwimikishe gukiranuka. Reka ubuntu bw'Imana twahawe tubwimikishe kwera imbuto. Umukristo utera imbuto nda fondasiyo afite. Ndabwo inzu iba inzu idafite fondasiyo. Uwabe yubatse ku musenyi, yubakiye ku magambo, yubakiye ku maturo yameze nk'aya gahini, yubakiye ku gisekuruza avuga ngo idini ryo mu rugo niri, ariko atera imbuto. Ni umupantekote ariko ntabwo yera imbuto. Ise ni pasiteri ariko ntabwo yera imbuto. Imbuto se yera nga pasiteri nize. Yesu yavuze ngo ndabwo umwana azazira icyaha cya se nguko se atazazira icyaha cy'umwana we. Bivuga rero no gukiranuka. Niba ise azahabwa ubugingo, umwana we atagenda inzira itungana Imana, ndakabuza azarimbuka. Imana idufashe. Tukiri abanyandegenge, mu gihe gikwiye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Ngo Yesu yaranesheje, byose yarabirangije, dukora ibi, tugenda uku, twambara uku. Oya, ubuntu twagiriwe twebwe ababi, twebwe abanyabyaha, ntabwo ari ubuntu budusunikira mu busambanyi, mu kuroga, mu kwicana, mu kwangana, mu mahane, kwisumbukuruza. Oya, twagiriwe ubuntu kugira ngo dukire ibyaha, dukire n'igicumuro cya Adamu, kandi tube umucyo umurikira abari mu mwijima, abo tubana nabo tubamurikire. Muri ibyo yavuze ngo utumbire Yesu ngo uzasa ngawe, ngo bose bazamenya kubana nawe, ngo bareke ubugome bitabe Yesu. Nasoza mvuga ngo tunganira Imana ubudasiba, nutumbira Yesu uzasa ngawe, bose bazamenya ko ubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Kandi mvuga ngo ubuntu wagiriwe bwere kugusunikira mu moshya, bwere kugusunikira mu ngeso mbi, bwere kugusunikira mu kuba umukobanyi, guhagarara mu nzira z'abanyabyaha, mu ndeko z'abanyamagambo. Tubivemo. Ibyo si ibyacu ngabizera ng'abantu bakiriye Kristo ng'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Yesu abagire neza. Ijambo ry'uno munsi, ubuntu ndibuduhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha, aho ubuntu buduhesha gutunga umutima uboneye. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Mana data, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga n'ububasha, nagushimiye ijambo ryawe ni ryiza, kandi ijambo ryawe riratuburiye. Ubuntu watugiriye ntabwo buduhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha, ngahubwo ubuntu watugiriye ngo tubwimikishe no gukiranuka no gukora ibyiza tudacogora.
bana na mwene data ukumvise kandi nanjye bana nanjye, ijambo ryawe uduhe kuryumvira no kuryubahiriza, kandi Mana uduhe kugendana nawe, uduhe kugutumbira, uduhe kuguhanga amaso mu izina rya Yesu. Uturinde kwishira hejuru, uturinde kwiyobora, uturinde kwikakaza, uturinde Mwami agasuzuguro, uturinde n'amatiku mu izina rya Yesu. Ndasenze ngwinginga cyane bana n'uyu mwene data wumvishe ijambo ryawe, rimukize kandi rimubohore. Niko nsenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Naho ubutaha kuwa kane. Shalom shalom.